Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana yawe TV, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Nk'ibisanzwe ngewe ndi Emi Rwanda, nta bindi ngusaba uretse ibyo bibiri. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Rero sasa uyu munsi murabizi ibintu byose ni yawe. Rero mbafitiye umutumirwa, ni umukobwa mwiza, ni umuhanzi ukizamuka, afite ibintu byinshi ashaka kubabwira, afite ibintu byinshi ashaka kubagezaho. Nta kindi, kora ibyo bibiri gusa, subscribe na like na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ndagukunda bikandenga, ndeba mu maso uzuye mu rukundo, urwo ngukunda ntiruzazima, uruwanjye nanjye nduwawe. I can never let you go babe, sinzahinduka. Nkuko babivuze nitwa BELLE, nkaba ndi umuhanzikazi. Yes, bakomeje gukirana yawe TV. Rero tubafite mwamwumvishe n'umwana muto arahogoza, ibintu ni yare nta kindi. Rero na BELLE, amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Na BELLE, dutangira ikiganiro cyacu, na BELLE ni muntu ki? Na BELLE isobanurira abantu batakuzi, ubundi na BELLE bivuze iki? La BELLE, ubundi BELLE nyine, la BELLE ni nko kuvuga nk'umukobwa mwiza muri make. Ubu se wowe izina ryawe ubona uri merita? Cyane ndarimerita. Wumva uri mwiza? Ndi mwiza. Na BELLE ni BELLE. La BELLE ni muri rurimi na BELLE? Muri France. Yes, la BELLE watangiye uririmba, ngiye birananunguye, utumye ngira ikibazo cy'amatsiko. Watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba umwaka ushize 2018. Nibwo nasohoye indirimbo ya mbere. Ese ubundi ko ku maso yanjye ko mbona uri umwana mutonya, ubundi ufite imyaka ingahe? Ejo nujuje 20. Yego. Ujuje imyaka 20. None na BELLE, utangiye umuziki, winjiye mu muziki nyarwanda, ubundi watangiye kumenya ryari ko ufite impano yo kuririmba? Natangiye kumenya ko mfite impano yo kuririmba kera, kuko narabikundaga. Ubundi mama yanjyanaga mu rusengero, nyine yanshyize muri korali nkiri muto, nkura mbikunda. So then ariko nkaba nari mfite na nyogokuru wanjye wari umuhanzikazi waririmbaga, so byatumye mbikunda. Igihe natangiye kubyiyumvamo cyane, numva ko nabikora nk'umwuga, ni mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo natangiye nandika indirimbo ya mbere. Icyo gihe nayanditse numva nyine ko ntabwo nabyiyumvishaga ko nshobora kuzagira igihe nkajya studio, gusa numvishe ko ngomba kubikora kuko nakuriye muri korali mbikunda. Ubwo indirimbo narayanditse ndayibika. So igihe kuko nari nkiga nkiri n'umwana muto cyane, nta bushobozi nanitinyaga, mvuga se nazaririmba abantu bakabyumva, ariko kuko nabikundaga nkomeza kubigumana ku mutima, nawe ndi muri classe nkumva nyine nkajya ndirimba. So mu mwaka w'ibihumbi 2018 nyine urabyumva, ndangije kwiga nibwo nasohoye indirimbo ya mbere. Yes, winjiye muri studio. Ukinjira muri studio bwa mbere, muri wowe ubundi ni ihe ntego wari ufite? Icya mbere nta mafaranga nari mfite, kandi ikindi n'ababyeyi banjye narabibabwiye babanza kutabyumva neza, ko baravugaga ngo ugiye kuba ikirara, ugiye kuba mayibobo, ugiye kuba indaya. So naragiye, nta mafaranga icyo gihe nari mfite, njya muri studio yitwa Dream Record, nsaba yuko najya nkora nka bekinga abahanzi bakoreramo baje kuhakorera. So barabinyemerera ndabikora. Maze kubikora na bekingaga abantu bose bahaje, buririmba gospel kuko amajwi yose nari nyazi. So nkajya mbashyiriramo amajwi, then igihe kiza kugera mbasaba yuko nanjye bankorera indirimbo yanjye.
barabyemera bemera kunkorera barankorera bankorera indirimbo ya mbere nasohoye yitwa uruwanjye nuko byagenze. Yes, nk'umuhanzi ukomeye mu Rwanda ushobora kuba warabekinze ninde? So ntabwo navuga ngo na bekinze abahanzi bakomeye kuko abantu bahazaga nyine bari abantu bari aho ngaho, hari hataraza umuhanzi ukomeye, ni abahanzi nyine basanzwe bari aho ngaho. Nta muhanzi ukomeye na bekinze, gusa nubwo abo ngabo nabo bataramenyekana ariko bamfashije gutinyuka. Ubundi hari ukuntu ugera muri studio ari ubwa mbere ukagira ubwoba cyangwa ugatinya microphone, so batumye ntinyuka kujya imbere ya microphone ngo ndirimbe, ngenda mbimenyera. Nubwo nta muhanzi ukomeye nakoranye nawe ngo mu beking, ariko hari icyo byamfashije gikomeye. Yes, ukoze indirimbo yawe irasohotse, noneho viri muzi n'umuzingo kugira ngo indirimbo yawe byibura igire kuri radio bayikine. Byagufasha igihe kingana gute? Byagutwaye imbaraga zingana gute? Okay, byantwaye imbaraga nyinshi cyane kuko nk'urugero hari nk'amaradiyo menshi cyane ngewe nagiye njyaho bakayifata ntibayikine, ariko hari n'izindi radiyo bazifashe bakazikina. So ikindi kintu nyine byantwaye imbaraga nyinshi kuko mbikora ari ngewe wirebaho, ntabwo ari ukuvuga ngo ndabwira ababyeyi bampitike cyangwa indi support iturutse ku ruhande. Tubwe wenda niba nshaka kujya kuri radiyo runaka niyo yaba iri kure, ntabwo bintera ikibazo cyo kuba nagendayo n'amaguru. Rero kuva wenda mu rugo ni Kicukiro, kuva Kicukiro centre wenda ukagera kuri radiyo runaka, hari nka radiyo ziba ziri kure, so nko kuri flash cyangwa ahandi ni kure. So iyo nihaye nkavuga ngo ngiye ngomba kujyana iyi ndirimbo, so naba mfite ticket naba ntayifite ngomba kugenda nkayigezayo, bayikina batayikina. So ngiye icyo nshinzwe mba ngomba kugikora. So nyine byantwaye imbaraga nyinshi cyane, n'ubu ngubu biracyantwara imbaraga ko nta yindi support ndabona. Byose ninjye ubyikorera, kuva mu rugo, amatike yo kuva hano kujya gukora interview, byose biba biri ku mutwe wanjye, kandi nta kazi ntaki. Nyine urumva ko ari ibintu bigoye, ariko iyo ukunda ikintu uragiharanira, nyine ntacyo utakora kugira ngo ukigereho, uremera ukitanga, ukarya tabati. Nyine ukarya tabati ukagenda nyine ukagera. Kurya tabati bishatse kuvuga iki? Kurya tabati nyine ni ugukora urugendo rurerure kandi urukora n'amaguru udateze. Ubundi kurya tabati ngiye ndumva uru rurimi ni ururimi bwoko ki? Ni urw'abantu bakunda kugenda n'amaguru kenshi? Ntabwo ari ururimi rw'abantu bakunda kugenda n'amaguru. Nanjye nabyumvanye abaraperi, nabyumvanye bushari, kandi ngiye ntabwo nyine nanjye narasobanuje bansobanurira gutyo. Yes, none utangiye umuziki wawe, ugiye mu muziki wawe, winjiye muri studio, indirimbo yawe urayikoze, uzijyanye kuri radio. None iyi ndirimbo yawe batayicuranze muri studio, ntago bituma wowe muri wowe byatuma usubira hasi? Kuko ngewe umuziki ndawukunda, kandi ikindi mba numva nta kintu na kimwe gishobora kunca intege. Iyo nyijyanye hamwe ntibayikine, ndavuga nta kibazo, ngewe icyo nagombaga gukora nagikoze. Nyine sincika intege, niba wenda nyijyanye kuri radiyo imwe ntibayikine mpita nyijyana ku yindi radiyo, nkagenda. Nyine ntabwo abantu bose bagira imitima imwe, hari aho uyijyana bakayikina ahandi ntibayikine, ariko ntabwo ibyo byaguca intege. Iyo umwe atayikinnye ahubwo bintera imbaraga zo kugira ngo njye ahandi ntaragera, kugira ngo ndebe ko basi nagerageza ayo mahirwe wenda aho byaba ngombwa bakayikina. Ntabwo njya ncika intege rero ngo nuko ngo batayikinnye. Yes, abakomeje gukurikirana Yawe TV, kora subscribe, kora like, kora share, kora comments kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero murabyumva ko uyu munsi rero tubafitiye uyu mukobwa ni mwiza, ni umuhanzi ukizamuka, arimo si nka support buri gusaba. Ni support kabisa, kuko irakenewe cyane, ko biba bigoye kwikorana umuziki. Ukeneye amafaranga yo kujya studio, ukeneye transport n'ibiki byose. Rero iyo uri umwe ubyikora byose ari wowe, biba bigoye cyane. Nyine abantu bari kunkurikirana
hano kuri yawe TV ufite uko yamfasha nyine yamfasha, ya support irakenewe cyane. Ariko kubera icyo bahanze mu kizamuka cyangwa abanze mu kinjira muri studio, kuki bisa nkaho kwirinda gukorana n'aba manager, kubera icyo mudashaka aba manager baba managing? Oya, ntabwo ari ukutabashaka, ngiye manager ndamushaka kuko ntawe ndakorana nawe ngo tunaniranwe, yanjye ndamushaka. Hari uwo wigeze? Oya, nawe nigeze. Yes, noneho reka twinjire mu buzima bwawe busanzwe. Ubundi kuri wowe ubundi wowe ubwawe uri muntu ki? Njyewe la belle sende muntu kira ya umuntu aba ari munini, sibyo? Gusa ndi umukobwa w'imyaka 20. Narangije kwiga, narangije amashuri yisumbuye. Kindi ndi single, kindi nta kazi mfite, kindi mbana n'ababyeyi, kindi sunikira. Yes, umbwiye ko uri single. Na BELLE Isugi? Ya BELLE Isugi yandiyo. Kuri wowe ko uri isugi, wumva nta kibazo biguteye? Oya, ntacyo. Noneho nk'iyo umukobwa avuze ngo njyewe sindi isugi, akavuga umubare w'abagabo baryamanye, kuri wowe ubyakira ute? Yanjye nta kintu biba bintwaye kuko buri muntu ubundi ni shoferi w'ubuzima bwe. So niba we nyine ari yarafashe vora akayobora mu busambanyi, nyine ntabwo namubureminga, ubwo nibyo yabonye ko nyine bimukwiriye, nibyo yahisemo, niyo nzira yahisemo nyine kunyuramo. So ubwo nyine njye ntabwo namucira urubanza. Iyo bavuze ngo umukobwa yambaye mini, sibyo? Ubundi uzi igisobanuro cya mini? Ari umwambaro mugufi akenshi, mbese muri make ni ijipo ngufi cyane ku buryo nyine umuntu ayambara nyine igateza ikibazo, igatuma bamwibaza. Nyine mini njye uko nyumva mba numva ari nk'uko wakambara akajipo kagufi cyane kagatuma buri wese ukunyuzeho nyine akwibazaho umeze nk'uwambaye ubusa. Hari umuntu duherutse gukorana ikiganiro arangije avuga ngo hariho abantu bavuga ngo nambaye ubusa, ngo kandi ubusa narabwiguriye. Ni umukobwa. Ubusa ni iki? Ubusa ubundi abanyarwanda yavuze ubusa, ubundi abashatse kuvuga nyine kwambara akantu kagufi cyane kerekana imyanya nyine ahantu hibanga hatari hakwiye kwerekana. Aho hantu ni ndashaka kwansobanura. Wenda nk'ibibero by'umukobwa akagenda nyine abyerekana, ubwo nibwo navuga ko ari ubusa, cyangwa kandi kantu kagufi cyane gatuma nyine umuntu wese wacu yakwibaza akavuga ati Ese ubundi umuntu abonye ikibero cyawe ikibazo ni iki? Ikibazo kirahari kuko kubona ikibero cy'umukobwa ku bahungu sometimes hari igihe nyine ngo bibatera ibibazo. Ibihe bibazo rero? Ibyo bibazo nyine akumva ashatse ko mwaryamana kubera ko nyine abonye imyanya yawe, nyine abonye imyanya yawe yibanga ahantu nyine utari ukwiye kumwereka. None se wowe ubonye ikibero cyanjye ndi umuhungu, wakumva ufite irari ry'uko twaryamana kuko wabonye ikibero cyanjye? Oya, njye ntago nabyifuza pe. None kuki wumva ko iyo umuhungu abonye ikibero cy'umukobwa yifuza ko baryamana? Okay, nanjye ntago ndishuwa kuko ntago ndishuwa yabyo, ariko narabibwiwe inshuti zanjye kuko ngira inshuti nyinshi z'abahungu. Hari igihe nyine bajya banterera story bakavuga ati ubonye cyane hariya rwose cyambaye iminota uhita upfa, nyine ubwo ngubwo bakabiteramo story, ariko njye ntago birambaho. Yes, none na BELLE, wowe wambwiye ko ubundi ufite sheri? Nta sheri mfite. Kubera iki? Ntago igihe kiragera cyo kumugira, ariko
nikigera nabyo muzabimenya nzabibabwira. ese nabe ari ugushaka umugabo w'imanzi no gushaka umugabo utari imanzi, aho ni ku ruhande rw'umukobwa. Noneho ubaye uri umuhungu ari ugushaka umugore w'isugi n'umugore utari isugi, wahitamo iki? Ku ruhare rw'umukobwa nashaka umugabo utari imanzi. Kubera iki? Kubera ko nyine umugabo utari imanzi ntabwo aba azi akazi. Umugabo utari imanzi ntabwo aba azi akazi, nyine ntabwo aba azi uko biriya bikorwa nyine. Umugabo w'imanzi ntabwo aba azi akazi, umugabo w'imanzi ntabwo aba azi akazi, utari imanzi aba azi akazi. Nyine aba afite experience. Umugore we nashaka isugi. Kubera iki? Kuki uvuze ngo umugabo w'imanzi nta kazi abazi, umugabo w'imanzi abaza akazi, noneho umugore w'isugi kubera iki? Umugore w'isugi we njye mba numva we ntaribi, kuko yaza n'ubundi umugabo biriya niwe uba ugomba kubikora. Sobanura neza. Ubundi umugabo niwe nabivuga gute, niwe navuga ko ari we ugira uruhare mu mibonano mpuzabitsina, sibyo? So rero umugore nyine ushatse umugore w'isugi nibyo byaba ari fresh. Ese umugore iyo ari isugi agahura n'umugabo bavuga ko bakoze iki? Umugore w'isugi turabizi mu magambo arambuye bavuga ko nyine umugore iyo yaryamanye n'umugabo bavuga ko bakoze imibonano mpuzabitsina. None umugore w'isugi iyo aryamanye n'umugabo bisanzwe bavuga ko umugabo yakoze iki kuri uwo mugore? Bavuga ko iyo umugore w'isugi yaryamanye n'umugabo bavuga ko yakoze iki? Bavuga ko hoya byaterwa ari ubwumvikane byaba ntaribi, ariko nyine biba atari ubwumvikane yaba yamufashe ku ngufu. Nakubajije umugore w'isugi iyo ahuye n'umugabo bavuga ko yakoze iki? Umugore w'isugi ni ukuvuga ngo agiye gutakaza ubusugi, bavuga ko yakoze iki? Umugabo bavuga ko yamukoreye iki? Avuga ko yamusugiye. Bavuga nyine baravuga ngo yamusugiye, niko njya mbyumva. Abakomeje gukurikirana Yawe TV rero ngende Emi Rwanda, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. None dusobanurira ako kantu dushaka kuko hari nk'abantu batabizi bakitiranya ikinyarwanda, kandi ugasanga ukuri niba kuvuga nk'ukuri uri kuganira n'umwana wawe akabikubaza wamusubiza ngo iki? Akambaza gute? Akakubaza ati mama, iyo umugore w'isugi ahuye n'umugabo bavuga ko yamukoreye iki? Njyewe ukuntu mbyumva ndumva nyine namusobanurira ko aba yamukuye mu busugi, niwe uba watumye nyine atakaza ubusugi bwe, niko namusobanurira. Aba yamusugiye? Yego. Umugabo noneho w'imanzi ahuye n'umugore bavuga ko umugabo yakoze iki? Umugabo w'imanzi ahuye n'umugore. Njye ndumva nyine nawe ubwo baba bamumanzuye, none se yaba bamumanzuye, none se ubwo niba isugi bayisugira ubwo imanzi nayo baba bayimanzuye, ubwo niko nabivuga. None reka ninjire mu buzima bwawe busanzwe. Ubundi kuri wowe iyo weekend yawe igeze ukavuga ngo ngiye muri weekend yanjye, ngiye kwambara, ngiye gusohoka hano mu mujyi wa Kigali. Haba hari ibintu byinshi, hari ahantu henshi ho gusohokera. Wowe ahantu hambere ku mutima hakuzaho ni hehe? Njyewe iyo mvuze ngo ngiye gusohoka njya ahantu nkunda kujya muri coffee house, nkagenda nyine nkafata icyayi cyangwa nkafata coffee nyine nkanywa bikarangira, cyangwa ahandi hantu nkunda gusohokera ku mazi, nko kuri pisine. None ntabwo unywa inzoga?
oya. none iyo wambaye neza kuri wowe uvuga ko wambaye gute? Yanjye iyo nambaye neza, iyo nambaye imyenda itari ubusa nk'uko wahoze ubivuga, iyo nambaye imyenda itari ubusa, imyenda nyine numva ko inkwiriye ndi fiti, yamba numva nambaye neza. Kuva wavuka wari watukanaho? Naratukanye. Umaze gutukana nk'inshuro zingahe? Ntabwo nazibara. None ugiye kumbwira ibitutsi 5 nawe waba uzi waba waratukanyeho? Nkunda gutukana ngo wakigoryiwe, cyangwa avuga ngo wakintuwe, cyangwa nkavuga ngo ziba. Ibyo ari byo bitutsi. Kubera icyo ukunda kubwira umuntu ngo azibe? Nyine ntago mbibwira umuntu kuko turakaranyije. Nyine hari ukuntu urimo gutera story n'abashuti bawe, yarangiza nyine kwa kundi murimo guseka wenda akagusereza ugatumva ngo ziba. Nuko nguko mbivuga, ariko ntago ari ukuvuga ngo mbivuga ngo kuko ngo narakariye umuntu ngo muzibisha. Oya, nyine tuba turi guciringa nawe akabimbwira. Ese ubu dore mu mwaka wa 2020 tugiye kuwugeramo, ikindi tugiye kugera muri wa mwaka bagiye gutora nyampinga. Kuri wowe nkubaka kanya uzindutse mu gitondo ubyutse ugasanga uri kuri list y'abantu nabo bagomba kujya mu irushanwa rya nyampinga ariko uri finale, bagahita bakubwira ati tubwira umushinga wawe waba uwuhe? Umushinga wanjye numva nakora, nafasha abantu bababaye, nashinga campaign yo gufasha. Kubera iki? Waba warafashijweho? Kubera ko hari ikibazo kimwe nigeze kugira, icyo kibazo nkigize nshaka umuntu wamfasha kandi gikomeye, numva kuri ngiye kinkomereye, nshaka umuntu wamfasha ndamubura, birambabaza ku buryo nahise numva ko umuntu wese nshoboye kumufasha uko nshoboye namufasha. Yo mpamvu. Na BELLE wambwiye ko ufite ababyeyi, ni akahe gakosa wigeze gukorera ababyeyi baba ukumva barababaye? Ikosa nigeze gukorera umubyeyi wanjye akumva arababaye, kumva nawe ubwawe uramubabaje? se ndabyibuka koko kera se. Gusa nigeze gukora nkamubabaza, ntabwo mbyibuka neza. Icyo we wakoze mu bwana bwawe n'ubu ngubu ukaba wiganiye iki? Ikintu nakoze ngiye nkaba nigaya, twari turi ku ishuri niga primaire, ndangije sinzi ukuntu nyine nari ndi gukinana n'umwana, mfata ibuye nyine kumwe uba uri gukina ndarifata ndarimukubita mu gahanga ava amaraso. Noneho nyine umwana ararira nanjye ndarira, kandi ni njye nari naramwiyenjejeho. Nyine ubwo buranyica numva nyine, ariko nyine narigaye kuko ni njye wamwiyenjejeho mukubita ibuye, ndangije nanarira no kumurusha. Ni ibyo ngibyo nibyo nibuka. Noneho turi kugana ku musozi w'ikiganiro tugiranye, cyangwa na byinshi twavuze byinshi. Wowe kuri wowe gira ikintu usaba itangazamakuru, gira ikintu usaba abanyarwanda muri rusange, noneho ugire n'ikintu usaba ababyeyi muri rusange. Ikintu nasaba itangazamakuru ni uko badufasha, kuko nk'ubu ngubu nk'urugero nasaba abantu bose nyine bakora mu itangazamakuru ko bafasha abahanzi nyarwanda bakizamuka, abahanzi n'abahanzikazi bakadufasha, kuko nk'urugero iyo ushyiriye umuntu indirimbo iba yarakuvunnye mu by'ukuri, yarakuvunnye ujya studio ukagenda ukayikora bikugoye, ukayishyira umuntu ntayikine cyangwa se akanayumva akayibika, birakubabaza kuko uba wumva ko akenshi nyine iyo uri umuntu utabirimo neza biguca n'intege. Ariko icyo nabasaba ni uko badufasha bakadushyigikira, bakajya bakina indirimbo zacu. Ikindi kintu nasaba abanyarwanda muri rusange ni uko bashyigikira umuziki nyarwanda, bakumva ko natwe dushoboye, abashoboye kudufasha bakadufasha, natwe tukareba yuko twagera kure tugatera imbere. Icyo nabwira ababyeyi banjye rero, ndabasaba n'umuryango wanjye muri rusange, hari benshi baba batabyumva,
urugero nka sogokuru hari igihe wenda njya nko muri studio akambwira ati ba wagiye mu buraya simbishaka ibiki n'ibiki ya nyine akambwira nabi cyane azi ko mba nagiye mu buraya cyangwa nagiye mu bindi ya ikintu namubwira n'ababyeyi banjye muri rusange na famiye yanjye nuko banshyigikira. Umuziki ntabwo ari uburaya, umuziki ni akazi nk'utundi tuzi twose, ni akazi kakwinjiriza amafaranga, ni akazi wakora nk'uko umuntu yacuruza. So icyo nabasaba ni uko nyine banshyigikira bakumva ko ibyo ndimo atari ingeso mbi n'imico mibi, ahubwo ari akazi kandi kazangirira akamaro. Nubwo ubu ngubu nta kintu ndageraho, ariko nzi neza yuko ndi gutegura ahazaza hanjye mu minsi izaza, ndabizi neza yuko bizacamo, wenda nanjye umuziki ugatangira kunyinjiriza ko njyewe ntabwo naje mu muziki nje kwishimisha, nawujemo kuwukora nk'akazi nk'utundi tuzi twose. Icyo ngicyo nicyo nababwira n'abanyarwanda muri rusange, nkaba mbasaba gushyigikira label aha. Yes, rero iyi ni yawe TV ngende Emirwanda, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero ukomeje ushaka kwamamaza kuri yawe TV, waduhamagara kuri 078 1878 kandi ukeneye keke ziryoshye nta handi wazisanga uretse muri Utamu Keke, bakorera ku Muhima. Naho ukeneye ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 8 343 8 2 naho bagufitiye keke ziryoshye. Rero nawe ukeneye ko wamamaza, hamagara izo nimero. Ukeneye ko yawe TV tukwegera, hamagara izo nimero nakubwiye, kandi udusure ku mbuga zacu. Facebook ni yawe TV, niyo page yacu. Ukore like, ukore nawe share na comment kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Nta kindi rero tubasaba, nibyo tubasaba. Iyi ni yawe TV ku mugongo, tubafite nk'abaturage bacu. Mukore subscribe, mukore like, mukore share, mukore comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Turabakunda. Rero ibyo nababwiye, ukeneye kwamamaza duhamagara kuri izo nimero 078 18 78 ukeneye keke ziryoshye n'ahandi wazisanga uretse ku Muhima, hamagara 078 18 ukeneye gusura yawe TV, jya kuri Instagram ni yawe TV, kuri Facebook ni yawe TV, kuri Twitter ni yawe TV. Njye ni Emirwanda, kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. What up, turabakunda. Peace and love.